agomba kwirinda kwiyandarika, mbese akitwararika akamenya ko iki gihe ari ukumenya ubwenge, ahasigaye mbese akareba ukuntu yakwibeshaho agashaka n'ifaranga rizigama kugira ngo azagere ejo heza abone imibereho. Hari ikindi nk'urubyiruko icyo dusaba ni uko abana bafata umuco, uko bagira umuco, bataye umuco n'iterambere, kandi bafite ubuyobozi, bakwiye kwitwara baterera, bakwiye kwitwara neza, bakagera ikirenge mu cy'abakuze, nk'uko nyine natwe twabareze tukabigisha umuco, uwo muco akaba ari bakaduha agaciro nk'uko natwe twakabaresheje bagakura. murakoze. Ukwiye kwitonda, ibihe turimo nibyo kwitonda. Icyo wageraho inama kuva ku rubyiruko ku bakiri bato? Icya mbere muri iyi minsi ni ukwitwara neza, bagakurikiza amabwiriza atangwa n'ubuyobozi bw'impuza bw'ubuzima. Icyo ni cyo bagomba gukora, nicyo mbona yabaterukamo. Icya kabiri ni kwirinda ibiyobyabwenge, bakagira viziyo yo kuzaturambura twebwe basaza. Icya gatatu ni ugushyiraho umwete ku bintu byose bakora, umwete ukomeye, bakareba viziyo y'ejo bundi, no kugira ikinyabupfura, no kugira ubunyangamugayo, no kuba intwari bagakunda igihugu. Ni ugufata umuco, ababyeyi bagahana abana, bagashyira ikirenge mu cyacu, bakazagira u Rwanda rwiza, bakazasaza neza bafite ubuyobozi bwiza buzabashyigikira basaze neza. Twe twaciye mu buyobozi bubi, ariko noneho ntibitware neza kuko bafite umubyeyi uzabaraga umuco mwiza. Abakiri batoya twabashishikariza kwirinda coronavirus, bakirinda nk'urubyiruko, bakirinda ubusambanyi, bakajya mu byabateza imbere. Ni ukwirinda ubusambanyi bwateye muri iyi minsi, bakamenya ejo habo heza.